Ese waba uzi impamvu abantu baba banganya imyaka ugasanga umwe yashaje cyane ariko undi ntashaje, kandi mu by'ukuri bose banganya imyaka? Abantu benshi bafata gusaza nk'ikintu kibi ku buryo bamara igihe bashaka icyatuma badasaza vuba, binyuze mu gukora siporo, kurya neza, kunywa amazi n'ibindi. Abandi bakitesha inshinge zituma badasaza vuba. Nyamara ubushakashatsi bushya bwagaragaje ko ibanga ryo kudasaza no kuramba riba mu mubiri w'umuntu. Hari abantu ubona badasaza cyangwa se yabashaje ukabona aracyakomeye. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ubuvuzi cyo muri Amerika bwagaragaje ko abantu bameze gutya burya harimo abagira uturemangingo tudasanzwe nk'utw'abandi bantu. Ubushakashatsi bwakorewe ku bantu barenga 100 bari hagati y'imyaka 60 na 70. Bwagaragaje ko abantu bageze muri iyi myaka ubona ko badashaje cyane ndetse banakomeye. Hari abafite uturemangingo twihariye dutuma umuntu ukorana imbaraga nyinshi niyo yabashaje. Utu turemangingo dufite ubushobozi bwo kubaho igihe kirekire, kwisazaho no kwibyazamo utundi tukaba twinshi, bigatuma ubudahangarwa bw'umubiri budasaza. Gutuma ubudahangarwa bugira ingufu nyinshi cyane mu gihe cyo kurwanya indwara n'ibindi. Impuguke mu bijyanye n'ubudahangarwa ku bitaro byo muri Amerika akaba ari n'umwe mu bayobozi b'ubushakashatsi, yavuze ko basanze abantu bafite utu turemangingo bafite ubushobozi bwo kurama no kugera mu myaka y'ubusaza bagifite imbaraga nyinshi ugereranyije n'abandi batadufite. Yagize ati, twasuzumye aba bantu dusanga bafite ubudahangarwa nk'ubw'abantu bakiri bato nubwo bo baba bari mu myaka 60 na 70. Icyakora nubwo abantu baba bafite amahirwe menshi yo kudasaza vuba, hari ibyago bishobora guterwa no kugira uturemangingo. Umwe mu bavuzi bo muri iki kigo cyo muri Amerika uzobereye mu bijyanye n'ubudahangarwa bw'umubiri yasobanuye ko abantu bafite uturemangingo bafite ibyago byo kugira ibibazo bitera ubudahangarwa bw'umubiri, kwitiranya uturemangingo tw'umubiri n'indwara bukaba bwaturwanya. Ku rundi ruhande, ubushakashatsi bugaragaza ko nyuma yo kugira uturemangingo n'abatadufite bashobora kuramba binyuze mu bikorwa bitandukanye. Noneho reka turebere hamwe ibintu bitatu byagufasha kubaho neza kandi ukirinda gusaza vuba ukabaho ubuzima buzira umuze. Ubundi mu buzima bwa muntu gusaza ni ibintu bisanzwe kandi ntibihinduka, ariko iyo urebye neza usanga hari abantu bamwe bagaragara nk'abatinda gusaza ndetse no mu myaka myinshi bagakomeza kugira imbaraga, bagakora imirimo yabo neza kandi bakaba bafite ubwiza bw'umubiri n'ubuzima bwiza. Iki ni ikintu gikunze gutangaza benshi, ariko gifite ibisobanuro n'impamvu zinyuranye zishingiye ku mibereho myiza y'ubuzima ndetse no ku mutekano wo mu mutima. Icya mbere, kurya neza no guhitamo indyo yuzuye. Abantu benshi batinda gusaza usanga ari abamenye guhitamo ibyo barya. Indyo yuzuye irimo imboga, imbuto, ibinyampeke n'ibindi bitarimo amavuta menshi n'isukari nyinshi usanga ari ingenzi cyane mu kurinda umubiri gusaza vuba. Uko umuntu akomeza gufata indyo iboneye niko umubiri we ugira imbaraga zo kurwanya indwara kandi ugasubiza inyuma gusaza k'uruhu no ku mubiri muri rusange. Icya kabiri, gukora imyitozo ngororangingo. Gukora imyitozo ngororangingo ni umuti ukomeye cyane utuma abantu badapfa gusaza vuba. Kwiyemeza gukora siporo nto ya buri munsi nko kugenda n'amaguru, koga, gutwara igare cyangwa gukora imyitozo yoroshye bituma amaraso atembera neza mu mubiri kandi bigafasha umutima gukora neza. Abantu bakora imyitozo bagira imitsi ikomeye, amagufwa akomeye ndetse n'ubwonko bugakora neza, bigatuma bakomeza kugaragara nk'abakiri bato. Imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bintu by'ingenzi bigira uruhare rukomeye mu buzima bwa muntu. Nta kiguzi kinini isaba, ariko ifasha umubiri mu buryo bwinshi. Dore bimwe mu byikora: gufasha umutima n'imitsi. Siporo ituma amaraso atembera neza, igafasha umutima gukora mu buryo bwiza, bituma umuvuduko w'amaraso ugenzurwa neza kandi bigafasha kwirinda indwara z'umutima. Gukomeza imitsi n'amagufwa. Kwitoza buri gihe bituma imitsi ikomera kandi amagufwa agahabwa ingufu. Ibi bituma umuntu akomeza kugumana imbaraga ndetse bikamurinda kurwara indwara z'imitsi n'amagufwa. Siporo kandi irinda umubyibuho ukabije n'indwara zitanye isano nawo. Kwitoza bituma umubiri utabika ibinure byinshi, bifasha kwirinda indwara zifitanye isano n'umubyibuho ukabije nka diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Kandi siporo iri mu bintu by'ingenzi mu guteza imbere imikorere y'ubwonko. Siporo ituma umuntu yumva ameze neza mu mutwe, ikagabanya stress, igafasha kwibuka no gutekereza neza, byongera umunezero mu buzima bwa buri munsi. Siporo kandi ifasha mu gukomeza uruhu no kuramba neza. Iyo umuntu akora siporo amaraso agenda neza mu mubiri, bikarinda gusaza vuba k'uruhu no ku mubiri muri rusange. Ese wari ubizi neza ko hari siporo umuntu adakwiriye kurenza? Uratunguwe se? Yego nibyo. Umuntu ntabwo akwiriye kwitoza bikabije, ubwo ndavuga gukora imyitozo myinshi irengereye. Iyo umuntu akora imyitozo irenze ubushobozi bw'umubiri we bishobora gutera kunanirwa bikabije
gucika intege ndetse no kugira imvune zidakira. Ikindi kandi umuntu akwiriye gukora siporo ikomeye idahwanye n'imyaka ye. Abantu bafite imyaka myinshi ntibakwiriye gukora siporo zikomeye cyane nko kwiruka intera ndende buri munsi cyangwa guterura ibintu biremereye cyane. Abantu bafite ibibazo by'umutima cyangwa umuvuduko w'amaraso bagomba kubanza kugisha inama abaganga mbere yo gukora siporo ikomeye. Ikindi kandi si byiza gukora siporo ngo nurangiza nufata umwanya wo kuruhuka nyuma yayo. Umubiri ukeneye umwanya wo kuruhuka nyuma ya siporo. Kwirengagiza ibyo biteye intege nke, kurwara no gucika intege mu gihe kirekire. Icya gatatu, kugira umutuzo no kwirinda stress. Ikindi gituma abantu batinda gusaza ni umutuzo. Iyo umuntu yamenye kwirinda guhora ahangayitse, agafata umwanya wo kuruhuka, gusenga cyangwa gutekereza ibindi bintu byiza, bituma umutima we utekana. Stress nyinshi zisaza umubiri vuba kuko itera indwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso n'uburwayi bwo mu bwonko. Abantu bazi kubaho mu munezero n'ituze usanga bagira isura nziza kandi bakaba bazima mu gihe kirekire. Icya kane, kwirinda ibiyobyabwenge n'ingeso mbi. Abantu badasaza vuba akenshi nta bindi inzoga nyinshi, itabi n'ibindi biyobyabwenge. Ibyo byose bisaza umubiri vuba, bigatera indwara zidakira kandi bigatuma umuntu agira intege nkeya. Kwirinda ibyo ni kimwe mu by'ingenzi bigira uruhare mu gutuma umuntu abaho igihe kirekire kandi akiri muzima. Icya gatanu, kubaho mu rukundo no mu muryango. Umutekano w'umuryango, gukundwa no gukunda nabyo bigira uruhare rukomeye. Abantu bafite inshuti, imiryango nabo babafasha mu buzima bwa buri munsi. Usanga bagira umutima utekanye kandi bagasaza gahoro. Kuba hafi y'abandi, kuganira no gusangira ibyishimo, byose bituma ubuzima bugira agaciro kandi bigatuma umuntu aramba igihe kirekire. Icya gatandatu, kwisukura no kwita ku mubiri. Gusukura umubiri, gukora isuku y'aho umuntu atuye no kwambara neza nabyo bifasha umuntu mu gutinda gusaza. Umuntu uhorana isuku y'aho atuye n'isuku ku mubiri we agaragara neza kandi bigatuma arushaho kugira icyizere cy'ubuzima. Gusaza ni inzira y'umuntu wese, ariko gutinda gusaza no kugumana ubuzima bwiza biterwa n'imibereho umuntu arimo n'imyitwarire ye. Kurya neza, gukora siporo, kugira umutuzo, kwirinda ingeso mbi, gusabana n'abandi no kwita ku isuku, byose bifasha abantu kubaho igihe kirekire kandi bagakomeza kuba bazima nubwo imyaka iba yiyongera. Ngayo nguko rero ngibyo nabateguriye mu bijyanye no kwirinda gusaza. Niba nawe hari ikindi wakongeraho, reka duhurire muri comment utubwire uko ubyumva. Nansoje ikiganiro cy'uyu munsi mushimira ko wabanye natwe, nawe ubutaha Imana ibarinde.